ndabona muhari impande zose, ndabona muhari Yesu abamugisha. Muremera se ko abana bacu batangiza umushinga w'ubukwe tukazababera mu minsi iri imbere. Niba mubyemera murambura ibiganza yemeze ko mubyemera. Ndabona mubyemeye, dukomere Imana amashyi. Imana ibamugisha cyane. Ngaho noneho ni mu mahina bo nababwira iki, kubera ko impamvu irasobanutse, barabitwemereye ko bazibaha abahaye uburenganzira. Turagana ku musozo rero, nagira ngo nshimire mwese, abanyetorero mwese, nshimiye amakorali baririmbye mu bihe bigoye bikomeye, kubahuza bigoye, ariko mwarahuye kandi mwaririmbye neza. Dushimiye abacuranzi bacurangiye Imana neza, dushimiye abakoze installation, barakoze cyane kuri installation bakoze. Ubundi ahantu hakunda kuba ibyo bita mayiko, ariko mwebwe si ahantu babishyize. Imana ibamugisha cyane.